Ya hello guys, nongeye kubasuhuza abakunzi ba intore 250 ngira ngo kano kaya dutangire kuri office. Muri kubona ahantu office iri rwose hari indabyo ziteye neza kandi ku murongo. Ushobora kwibaza uti zino ndabyo ziterwa nande, ushobora kwibaza uti bino bikorwa nande, ushobora kwibaza uti bino byose biranga uri kubona bikorwa nande. Kano kanya rero ngiye kubereka uhagarariye ibyo byose ubona bikorwa hano ahazwi nko Gasamagwe, abantu mujye muza kuhavoma. Ngiye kubereka rwose mastermind w'ibyo byose, ngira ngo n'uyu mugabo muri kubona wicaye hano imbere yanjye. Umugabo ndagusuhuje. Mwiriwe neza. Mwiriwe muhana amahoro. Okay, nsanze wicaye aha ngaha, aha ni kuri office yawe, bimeze bite? Niho dukorera. Niho dukora ni kuri office, kuri biro. Ni kuri biro? Kuri biro yahazwi aho bita kwa Gasamagwe. Okay, sasa rero uyu mugabo bamwita Asmani. Muzi nge nkiri umwana muto cyane rwose nza kuvoma hano Gasamagwe, ahitaho hakorera amasuku agira gute. Asmani, ndagira ngo utubwire abantu bari kutureba, ibi bikorwa byose ubikora mu buhe buryo? Ubikora nk'umukozi, ubikora nk'umuntu wikorera, ubikora mu buhe buryo? Dusobanurire. Urakoze. Muri makeya ibikorwa dukora ni ibikorwa urabona ko ari ibikorwa remezo. Ni ugukorera igihugu muri makeya. Tukaba twaraje gukora ibi bikorwa, twaje nk'intore, abasiporutifu. Bamwe mu basore twari kumwe bagiye mu yindi mirimo itandukanye, ariko igihe nabashije kuhaguma kuko murabibona iyo mba ntahari ntago hakabaye hameze gutya. Ibikorwa rero muri makeya ni ibikorwa remezo dukora. Tubikora duteganya yuko igihugu cyacu kigomba kuba gisa neza ahantu ari hose hahurira abanyarwanda. So ni ukuvuga rero igihembo cyo murabibona burya iyo ukora neza urahembwa, bikabone niyo byaba bitari mu madolari, ariko igihembo cyo kigomba kubaho. Okay, uyu bamwita Asmani akaba avuga ati ngewe nkorera igihugu. Rero abantu bose ntabwo twakwitangira igihugu mu buryo bumwe. Hari abakitangira mu buryo bwo kugira ngo gise neza, hari abakitangira mu buryo kugira ngo kigire amahoro. Ya Asmani rero akaba yarahisemo kwitangira igihugu, akorera ahantu abantu bavomera kugira ngo babashe kubona amazi meza kandi ku gihe, ahantu hari isuku, agabanye umutekano mukeya. Sasa rero Asmani, mu gihe cyashize ngo mwari mufite ikipe y'amaguru ikina umupira, mwari mufite ikipe ya karate, gusa aka kanya tubona ko mwibanze cyane ku bintu byo kubyina. Intore ufite abana rwose narabasuye bazi kubyina, ariko ngira ngo ntabwo turaberekana aha ngaha, ariko nabo tuzaberekana. Abana rwose bazi kubyina, abana bazi gukina utuntu tw'udufilime bigendeye ku muco. Nagira ngo udusobanurire impamvu waretse ibyo bikorwa bindi byabanje, kano kanya ukaba wibanze mu byerekeranye n'umuco nyarwanda cyane. Murakoze. Mu by'ukuri nyifite imyaka 12, nakuze mbona iwacu hari intore, hari abakobwa babyina, abahungu bahamiriza, umuco ngukuriramo nkubamo. Ngeze aho haza kubaho gahunda yo kudagumya gukurikirana ibyo bikorwa, kuko iwacu twe dutuye mu kagari ka Muyange, hahoze ari muri serire Muyange. Ubwo nza kugirwa amahirwe ababyeyi mu burenganzira njya kuba Gikondo, ari naho nakuriye ahanini mba mu kigo bita kwa Karirosi. Naje kugaruka rero ubwo amashuri, aho ngeze igihe cyo kuba amashuri nayahagarika kubera impamvu bwite zangongaga. Ubwo ninjira mu bigendanye n'umupira. Ubwo rero tuje kubona amahirwe yo gutoranwa tukaza gukora ibi bikorwa nk'intore. Twaje gushyira ingufu mu mupira kuko twabonaga urubyiruko ruri hanze Rwanda ntacyo rukora, rwirirwa ahubwo ruri mu muhanda dukina ya mikino bitaga ngo ni biye. Ugasanga abana amakabutura acitse kubera kwirirwa bapfukamye bakina amabiye. Turabegeranya tubashyira mu umupira turawubaka. Ntago imbaraga nazigabanyije kuzishyiramo, ahubwo
bageze aho mbaha bakuru babo ubu babitaho kuko barabakurikirana, akaba ari n'umupira ugeze ahantu haryoshye hashimishije. Tuzabasaba munadusure, dufite iyo club yarakuze yitwa Talent, ikaba ikunda no kugira amarushanwa menshi mu bigendanye na junior y'abana, ikaba dufite n'umutoza mwiza ubakurikirana bita Hakizimana Abed, muzamubona. Gusa impamvu nshyira imbaraga mu itorero, naje kuba muri Nyagafunzo tuhasanga itorero ry'abantu bakuru ryari riyobowe na nyakubahwa umuyobozi w'umudugudu nyakwigendera Avodi yaritahiye. Ubwo amaze gutaha ibikorwa by'itorero birahagarara, inza kubona yuko nubwo kora iki gikorwa remezo ariko mbona nzamuye abana imibyinire bakazaba bakuru, bakazagera igihe bazabashimisha abaturage ba Nyagafunzo nk'uko byahozeho, byaba ari byiza kurushaho. Sasa ubitangira ngira ngo abantu ntago babyumvaga, kuko abantu bavuga ko abana baje mu bikorwa by'uburara, baje mu bikorwa by'uburaya nk'uko babyita, nk'akagoroba k'abana. Ariko ngira ngo ugenda usobanurira ababyeyi ko atari ibikorwa by'uburara, ahubwo ari ibikorwa byiza byo kubasobanurira. Ndagira ngo utubwiye noneho, kugira ngo ababyeyi babyumve, wabigenje ute, wabisobanuye ute, kugira ngo usobanurire ababyeyi ko uri kwigisha abana utarimo urabarara muri rusange. Murakoze. Twagiye dutera intambwe dusura ababyeyi mu nzira zitandukanye, ndetse dukora n'ibitaramo byinshi, ndetse twakanguriye ababyeyi bageraho abana tubatoreza, bamwe mu bari batari baca intege abana babo, tubasha kubereka inzira turimo, ibyo dukora. Hanyuma uko bwije n'uko bukeye tukagenda dukora ibitaramo bitandukanye. Hari n'igitaramo duherutse gukorera Rwamagana, abana baragenda bagikora neza, ibintu bigenda neza. Ibyo bituma ababyeyi batangira kubona yuko inzira turimo arizo, cyane cyane ko abana bacu dutoza umuco iyo bageze mu rugo batandukana n'abatarageze mu itorero, ahubwo dukangurira cyane cyane ababa batwumva nk'ababyeyi, bajya badufasha bakatubwira ibyo duha abana babo kuko iba babibona, cyangwa se bari ibindi tugomba kongeramo tugashyiramo ingufu, byaba byiza kurushaho. Inshuti bakunzi ba Intore 250, rero ngira ngo uyu muri kumubona ni Asumani, akaba ari umuyobozi wa kino cyicaro cy'Intore 250, ndetse akaba ari n'umutoza utoza abana kubyina, akabatoza ibisakuzo. Ngira ngo bafite na groupe ikina amashoti movie, muzagenda mubibona kuri no channel. Nagira ngo niba uri kutwumva kandi cyangwa uri kutureba, ibuka ukande kuri subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu cyangwa se imikino yacu muri rusange, kugira ngo nawe ubashe kubikurikirana ndetse ube uri kudutera n'inkunga. Sasa rero Asumani, ngira ngo ndabona amasaha arimo aragenda aducika, kugira ngo tuzaganire birambuye ndetse abantu babashe no kubona uwo mugezi wa Gasamagwe aho uri, tuzahagusanga. Ndagira ngo ugire akantu kamwe ubambwirira maze dusoze ikiganiro. Urakoze. Icyo nakwifuza kandi nakwifuriza buri munyarwanda wese nuko yaba ari umwana cyangwa mukuru yabasha kwitabira aho ari hose haba hari itorero. Itorero ni ryiza, tugiramo umuco, tugiramo indangagaciro na kirazira, tukamenya igihugu icyo ari cyo. Hari ababyeyi benshi cyangwa abapapa benshi baba bumva ngo ni umunyarwanda, ariko ntibamenye ngo se umunyarwanda ni iki. Ikindi nabwira abanyumva, mwadukurikirana, kuko dukurikirana cyane, mukadukurikirana cyane, bivamo kuba mwanagira ibyo mubona bitagenda neza, tugafatanya kubikosora.